card ni kimwe mu bintu birimo birajagaraza abantu benshi muri iyi minsi bitewe n'ibintu bayivugaho. Gusa ariko nubwo bimeze gutyo, hari abantu benshi green card irimo irayobya, bigatuma bagurisha imitungo yabo ndetse bagatanga n'ibindi bintu byose bafite ngo bajye muri Amerika. Gusa ariko bagerayo bagasanga ibyo batekerezaga byose nta na kimwe cy'ukuri kirimo, ahubwo bagasanga no gutangira ubundi buzima bushya byarutwaga naho bari bibereye hano muri Afurika. Ese waba wifuza amakuru arambuye kuri green card? Waba ushaka kumenya green card ni iki? Ese ni izihe nyungu zayo zirimo? Ese iyo umuntu ayibonye bigenda bite? Ese abantu baba bibwira ko iyo umuntu abonye green card ajya muri Amerika ku buntu, yagerayo bakamuhereza inzu nziza yo kubamo, imodoka yo kugendamo, ibyo kurya ndetse n'ibindi bintu byinshi abantu benshi baba bibaza kuri green card. Mbahaye ikaze mwese muri kwibaza ibintu bya green card. Ndi hano ngo mbafashe kubisobanukirwa. Njye muri kumwe nitwa Ishimwe Narcisse, naho iyi ni Narcisse Story. Ntuzigere wicuza mu gihe uhisemo kudukurikirana. Green card ni ibintu byinshi bakayibajijeho, ndetse mbere yo gufata umwanzuro wo kujya kuyishaka wakagombye ukabanza ukabitekerezaho, ukabanza ukareba aho uri, ukabanza ukareba n'aho ushaka kugera ndetse n'icyo yagufasha. Ibyo byose umaze kubimenya, urabanza ugatekereza uti ese ubundi iyi green card niyibona izamfasha iki? Ese niba ari ukujya muri Amerika nzaba ngiye gukora iki? Ibyo byose iyo umaze kubitekereza bigufasha kugenda utagendeye icyo bita mu kigare, cyangwa se kugenda ufite umurongo ukujyanye. Ntukajya muri ba bandi bajya muri Amerika bazi ko ibintu byose bagiye muri paradizo, bazi ko ibintu byose byaho byoroshye ndetse bimeze nka kwa kundi tubibona muri filime. Wowe nufata uwo mwanzuro uramenye ntuzagendere muri ibyo ngibyo tubona muri filime, kuko ziriya ni filime nyine, ni imikino isanzwe. Wowe uzafata umwanzuro nk'umuntu mukuru ndetse uzabanza ubitekerezeho ndetse cyane. Inama nakugira ubwo uzabanza ubitekerezeho kabiri. Gusa ariko ngiye kubanza nguha amakuru makeya kuri green card ku buryo uzayaheraho ubundi nawe ubwawe ukifatira umwanzuro runaka ukaba wajya kuyaka. Ubundi green card ni ikarita cyangwa se ni nk'uruhushya rwo kujya muri Amerika, ku buryo iyo hawe iyo karita ukajya muri Amerika nyine ugerayo ugafatwa nk'umunyagihugu cyangwa se ugafatwa n'undi muntu wese usanzwe utuye muri Amerika. Uba ushobora kugera kuri serivisi zose, yaba iza leta, iz'abikorera ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Gusa ariko hari ibintu byinshi abantu benshi bajya bashidikanyaho, bibwira ko ngiyo umuntu yapurayinze green card ngo agera muri Amerika ku buntu. Ibyo ngibyo byo waba ubitekerezaho iki? Niba utekereza ko ibyo bintu ari byo, mu by'ukuri nakubwira yuko ushatse niba ufite gahunda yo kwapurayinga green card waba ubiretse, kuko ibyo ngibyo byo ni ikinyoma kimwe cya danje. Iyo umuntu yapurayinze green card, itike y'indege ndetse n'ibindi bintu byose azakoresha mu rugendo niwe ubyishakira 100% nta na kimwe leta imushyiriyeho. Ndetse uhereye kuri bisi uzicara mugiye ku kibuga cy'indege, ukagenda ukicara mu ndege ukagenda paka ugeze muri Amerika, yaba amafaranga y'itike y'indege wagendeyemo, yaba ibyo waririyemo, byose niwe uzabyishyurira, nta wundi muntu ugufashije na gatoya. Ibyo kuvuga ngo leta izakwishyurira, ibyo ngibyo byo rwose ntago bibaho. Reka turebe se uyu umuntu ageze muri Amerika yagendeye kuri green card, iyo agezeyo yakirwa ate? Ese ni ibihe bintu asabwa akigerayo bwa mbere? Ese iyo ageze yajya kuba hehe? Urabona iyo ukigera ahantu bwa mbere ntabwo ubuze abantu bahatuye, ndetse n'inzu ziba zikodeshwa ntabwo wamenya hiherereye. Ese iyo ugezeyo urya ibiryo ukuye hehe? Bigenda bite mbega iyo ugezeyo bwa mbere ukinjira muri Amerika? Iyo ugisohoka mu ndege ugikandagira ku butaka bwa Amerika, ni ikihe kintu cya mbere ubanza gukora? Ese nawe wemera ko iyo umuntu ageze muri Amerika yagendeye kuri green card bawumenyera ibyo kurya, bakawumenyera inzu azabamo ndetse n'imodoka azayagendamo? Ibyo byose ngiye kugufasha kubisobanukirwa kugira ngo utazayoba ukagenda wibeshya ibyo bintu nyamara atari byo. Niba watekerezaga ibyo bintu ukaba ugize amahirwe yo kureba iyi video, ndagusaba gukanda follow kuri iyi page kuko ugize amahirwe menshi cyane utasanga ahandi hantu. Ibaze iyo tutakora iyi video ngo ube wabasha kuyibona maze ukapurayinga green card
nibyo ukagurisha ibyawe byose ukagenda ukajya muri Amerika, ukagenda uzi ko nugeraho ibyo watekerezaga byose ari byo, ukaba uzi ko nugeraho baguhereza inzu yo kubamo, bazajya bakumenyera ibyo kurya ndetse n'ibindi. Ibyo rwose byari bizakugora cyane ukigerayo. Ngaho ibibazo ugezeyo ku munsi wa mbere uzi ko ibyo byose ari ukuri. Uragiye usohotse mu ndege, uhagaze ku kibuga cy'indege ureba abagenzi bahita n'abayigendera bose. Gusa ariko muri abo ngabo nta n'umwe uba ukwitayeho, kuko buri wese uri aho ngaho aba afite icyamuzanye ndetse cy'ingenzi. Bivuze ngo buri wese aba yihugiyeho. Ngaho baze kugera ahantu nk'aho ngaho, ururimi rwabo ntabwo rwumva neza. Ikindi kandi nta n'ubwo uzi n'aho uri kujya, ntuzi aho uri kuva, ntuzi n'uwo wabaza. Ibaze niba uza kwira uri buze kurara hehe? Ese inzira ntikwisha uramenya urajya kurira hehe muri resitora? Cyangwa se hari n'igihe n'amafaranga yagushirana, uri bubigenze ute? Iyi niyo mpamvu manza kukubwira ngo mbere yo kwapurayinga green card, ibyo byose maze ubitekereze, utegure ati ese ningerayo nzaba hehe? Nzarya iki? Ese ni iki nzakora ningerayo? Ibyo byose numara kubyorganiza wabitunganyije neza, ubundi uzafata umwanzuro uvuge ngo ndagiye. Ndetse ningerayo nzaba nzi ikinjyanye, nzagerayo mpita ntangira akazi cyangwa se ntangira ikizaba kinjyanye. Gusa ariko menya ibi bintu, ubundi mu busanzwe Amerika ntabwo ari igihugu cyatanga inzu nziza yo kubamo y'ubuntu, ibyo kurya by'ubuntu ndetse n'ibindi bintu byinshi abantu benshi batekereza ko biba biriyo. Kubera ko sibye no kubiguha wowe ubwawe, n'umuturage wahavukiye ndetse cyangwa se akaba yarahakuriye, hari abatabifite cyangwa se babayeho mu buzima bubi. Urumva mu gihe ugiye uri mushyashya nta kuntu warusha ubuzima bwiza umuntu wahavukiye. Bivuze ngo iyo ugezeyo bigusaba gukora cyane ndetse ugashyiramo umuhate kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Naho kugenda uzi ngo ugiye mu buzima bwiza, ntabwo ibyo ngibyo ari byo, kuko ubuzima bwiza naho bisaba kubuharanira neza neza nk'uko inaha naho bimeze. Ubwo bivuze ngo mu gihe ufashe umwanzuro wo kugenda, ugomba gutekereza ahantu uzaba nugerayo, kuko nugerayo ukajya kubayo nta muntu uzagushakira inzu cyangwa se ngo ushakire ibindi bintu byose ukeneye, ahubwo ni wowe uzabyishakira. Inama nakugira, nimba wateguye kujyayo, shaka inshuti yawe izakwakira cyangwa se undi muntu wese wizeye. Gusa nanone uzirikane ko igihugu ugiyemo ntabwo ari iwanyu. Ikindi kandi uzatekereza uti ese ningerayo ni ikihe kintu nzakora kikambeshaho? Ibyo byose numara kubitekereza ukumva wafashe umwanzuro ko ugiye no kugenda, uzagende rwose ntacyo bitwaye. Ushobora no kuzagerayo bikaguhira cyane ndetse ukabaho neza birenze n'uko wabagaho hano, cyangwa se ukabaho neza birushije n'abari ubu ngubu. Gusa ariko ibyo byose ntabwo ari ibintu byizana, bisaba gukora. Njye mwari muri kumwe, nitwa Ishimwe Narcisse, nayi ni Narcisse Story. Ntuzigera wicuza mu gihe uhisemo kudukurikirana.